Igitondo cyiza mwe mukomeje kudukurikirana aho muherereye hose nimukomeze kugubwa neza nimukomeze kugira ishya n'ihirwe impagarike n'ubugingo nibibe kuri mwe ndetse n'imiryango yanyu turi ku itariki rero ya kabiri ukwezi ni kwa gatatu umwaka ni wa 2026 n'umwanya w'amakuru mu kinyarwanda aho twibanda ku ngingo zigiye zitandukanye umutekano politike ndetse na diplomasi reka turebe mu ncamake rero amakuru ari kugenda avugwa murabisi ko twibanda ku makuru ya hano mu karere k'ibiyaga bigari ubwo no kuvuga mu Rwanda hari Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi ndetse na Uganda na Tanzania tutayibagiwe naho tugerayo tukareba n'ibiki biri kugenda bihavugwa reka rero turebe amakuru ari kugenda avugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda ubaye turakora sub cyangwa sabone wayikora kugira ngo ibiganiro byacu bijya bihita bikugeraho reka dutangire tukoresha aya magambo avuga ati amajwi y'ikirere kijimye imisozi ya Kivu abaturage bagenda bahunga umwotsi uzamuka kure cyane ayo ni amagambo dutangije aya makuru yacu amajwi y'ikirere kijimye no kuvuga ko ni amajwi yumvikana hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho tugiye kuvuga cyane abaturage baragenda bahunga no kuvuga ngo ni ingaruka ziri kugenda ziba nizihe ngaruka turi bugende tubona ziri kugenda ziba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwotsi rero urazamuka kure no kuvuga ngo hari intambara ziteye ubwoba no kuvuga ngo hari ibiteye ubwoba ni amakuru yacu rero reka turebe ibiri kuvugwa hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hanyuma reka tugaruke ku makuru yacu nyuma yuko AFC M23 imaze gushyira ku mugaragaro isoho itangaza ku mugaragaro yemeza ko umuvugizi wayo Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yamaze kwitaba Imana bakabyivugira ku mugaragaro hari icyo bamaze gutangaza hari Lorenzo Kanyuka akaba yamaze kugira icyo avuga kuri aya magambo yavuze amagambo yuje imbaraga zikomeye cyane amagambo arimo gutera ubwoba amagambo ateye ubwoba cyane kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibiki rero yakomeje kugenda atangaza reka turebere hamwe ibiganiro cyangwa se turebere hamwe ibyo bakomeje kugenda bavuga abo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umwuka wongeye gukomera cyane imirwano ndetse n'amagambo akomeye ya politike n'ibikorwa by'intambara biravugwa hagati y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ni rifatanyije na Mouvement du 23 Mars AFC mu 2023 n'ubutegetsi bwa Kinshasa ni amagambo akomeye cyane uyu Lorenzo Kanyuka yakomeje kugenda atangaza kuri itariki ya mbere kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu no mwaka wa 2026 n'amagambo yasohoye kuri X cyangwa se kuri Twitter ubwo yandikaga aya magambo yayanditse rwose avuga ati twebwe gahunda yacu no kuhaguruka gahunda yacu no kurwanira uburenganzira bw'abanyekongo wavuga ikinyarwanda wavuga igikongomani ntago twitaye ku rurimi urwarirwo uvuga icyo twitayeho no kureba yuko uri umukongomani ayo niyo magambo yakomeje kugenda atangaza niyo magambo yakomeje kugenda avuga ku rukuta rwe rwa X aravuga ati iki si ikibazo cyavutse uyu munsi gusa cyo ntabwo ari ikibazo cyavutse uyu munsi gusa ahubwo ni amateka maremare y'intambara akomeje kugenda agaragara hano mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Nord Kivu mu majyaruguru ya Kivu amasezerano atarubahirijwe ntimaka ku miyoborere n'umutekano mu Burasirazuba bw'iki gihugu ibyo si bya none gusa avuga ko ibyo ari ibintu bimaze igihe kinini aravuga ngo ariko kubera ko batigeze bashaka kubahiriza amasezerano avuga yuko ibyo ari uburyo bwo kugenda bagaragaza ko nta ntege bafite ubwo ibitero bye bitandukanye byagabwaga hano muri Rubaya havuga ko hashobora kuba hari kubera imirwano iteye ubwoba bitewe n'ubukungu cyangwa se bitewe n'ibiri kugenda bibera hariya biri kugenda bivugwa yuko igihe icyo ari cyo cyose mu 2023 yafashe umwanzuro wo kurimbura nana kimwe ishigaje ivuga yuko imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo FDNB ndetse n'ingabo za FARDC nkuko yakomeje kugenda abitangaza avuga yuko batazigera igihe cyose batazigera babihanganira kubera ko igihe cyose
bumvikanye ko bagomba guhagarika intambara ariko bakaba baranze kuzihagarika. Ni amagambo rero akomeye cyane yakomeje kugenda atangaza. Umutwe wa M23 wavutse mu mwaka wa 2012 uvuga ko urwanira kubahiriza amasezerano yari yarasinywe mbere hagati ya leta ya Kongo, hanyuma bakaza kuyahakana cyangwa se bakaza kubireka. Niyo mpamvu bakomeza kugenda batanga amagambo cyangwa se bakomeza kugenda bavuga yuko igira icyo cyo cyose Kongo yakemera ko bagirana ibiganiro babikora, ariko avuga ko nibatabyemera nabyo bari tayari yo kurwana. Abaturage bagiye batandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari icyo bakomeje kugenda batangaza, bakomeje kugenda bavuga yuko ari abakongomani, bavuga ko niyo bakibagisha niyo bagira gute ariko ubukongomani bwabo ntiburi ku mubiri, ntiburi habwo buri mu maraso. Bavuga ko bazarwana, bavuga ko niyo babica batazabamara, bavuga ko niyo rwaba ari uruhinja rusigaye ruzarwana mpaka kugeraho babonye uburenganzira bwo kuba muri Kongo, kugeraho babonye uburenganzira bwo kuba abakongomani, kuko bavuga ko ari abakongomani kandi nta kintu na kimwe kizigera gihagarika ibi nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Umutwe wa AFC M23 uvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahisemo inzira ya gisirikari aho gukomeza ibiganiro byakomeje kugenda biba. Urabizi ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa AFC M23 bakomeje kugenda bagirana ibiganiro by'amahoro byabereye i Doha muri Qatar ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nta na kimwe bigeze bubahiriza. Bakomeza kugenda bavuga yuko nabo bafite gahunda, bagenda bakomeza bavuga yuko nta gahunda bafite yo kuba bahagarika bakubahiriza amasezerano bagiranye. Bavuga ko nabo bahagurutse kandi batazigera babarira umuntu wari we wese uzitambika. Niyo magambo bakomeje kugenda batangaza. N'ibintu byakomeje kugenda biteza urujijo, n'ibintu byakomeje kugenda mu by'ukuri bivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, bavuga ko mu by'ukuri abakongomani bakwiriye guhaguruka, by'umwihariko aba bashyigikira AFC M23 ndetse n'iyi Fleuve Congo, bavuga ko bakwiriye guhaguruka bakarwana inkundura kubera ko ibintu bikomeje gukara, ibintu bikomeje kuzambagatana hano mu misozi ya Karenge ndetse na Rukinga nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Bakomeza kugenda bavuga yuko nubwo Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye ariko n'ubundi mirwano ngo gikomeje cyane, ariko bavuga ko nta gahunda yo guhagarara. Bavuga ko bagomba kurwana mpaka bageze i Kinshasa. Bavuga ko bafite abantu benshi bagenda babatera inkunga nk'abarundi Wazalendo n'indi mitwe twaje intwaro ikomeje kugenda ishyigikira FARDC, ariko bavuga ko batazigera bahagarara kandi bavuga ko nta kintu na kimwe kizabasubiza inyuma nk'uko bakomeje kugenda ababitangaza. Ni amakuru rero ari guturuka hano ku rugamba imbere hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko nabo biteguye kandi bavuga ko bagomba guhangana mpaka bageze ku gisubizo nk'uko bakomeje kugenda ababyiyemeza. Turakomeza rero tubashakira amakuru ari kugenda avugwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubashishikaza cyangwa se turabutsa gukomeza gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bibageraho, mukoresha ndetse na comment. Hanyuma rero tureka tubararikire gukurikirana amakuru yacu ari bukurikiro. Nimukomeze kugubwa neza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.